Babandi bagiye kwiharana bwego bapfukamye bagaruke bagire gucaho bari ndebe mu bahinyanya baze hano imbere yanjye babandi bavuye kwihana Dakora dide none la sande geri ya biri ema sena emeli kode herire hano harimo umuntu bari barorohereje imyuka mibi yari yaribuze ariko ikimenyetso Imana imuhaye arava ahangaha akize abo navuze nababwiye ngo mubahe inzira baze bapfukame hano cyese igira hirya gatoya nawe ndabizi ko urutugu rwawe rurakira wumva bimeze gute wumva ari kiri gushingamo naho mu kuguru hano mu ntanga naho nuko nese waruhambuye umwuka w'Imana ari kumbwira ngo urava ahangaha ukize egera hirya gatoya ndashaka abantu nabwiye mpumura ikiri aho ngaho wewe wizere ndashaka abantu nabwiye ngo basi barihe ngababire kontana hadibe wari yakwi simwe mugiye gukira abanyemano mu gutaba abantu kandi mbe mwiteguye gukomera Yesu amashi abacuranzi nabo mwiteguye tugiye kuririmba kayibonye ihunge izina rya Yesu siko kuri ko tugomba gusenga Yesu agakiza imibiri agakiza no gukora tumufitiye iki bamwiteguye gukoma amashyi mu buryo bwiza abanyamwuka abatari mu mwuka sishaka abari mu mwuka neza hanyuma korali rwego ko mwasengeje ni mu haguruka ho muri kuruga korali zose muri kuruga uze kubera ko yewe kandi pena handi ice guys ntabwo babagiye kuvuza hano icyo babagenga kandi tuzakiganira sibyo hanyuma rero ariko aho muri kugomba nawe kubakwiza mu murabize utaza kudutererana kandi Imana yabahamagaye muri abantu b'Imana hanyuma wowe uko ndirimba kuracuranga nuza gucuranga nabi ngo nawe nyine Yesu ntakwandikira mbese buri wese ku ruhande yirwanaho Nuka muri Yabwira ko bashaka gukira kandi ukoma amashyi bashaka gukira abashaka kandi umurabo ukoma amashyi muhubirije mubwira Yesu ndi moraho bihindu ikira bihindu kike weka uwo mwana wawe ni hafi mu yemera kwamuha aho ni mu yakebe na agise umubyeyi mwiza w'imfura ibintu twara kakana uyu mukecuru ujya kumusengera n'akagahinda akira n'iyo umufatiramo Nuka muri
uwizeye ko Imana imukijije. ZABURI ibiganza byanyu. Imana birasaba gukomeza kujya mumusengera kuko bamugize babaye nk'abamugira indiri ibidayimoni. Uyu mwana turamuzi bakana haridrayiste baptayide hose ibyo turabizi. Hanyuma urasubiramo aya magambo umuntu wese wari yayavuga si ngombwa abagamba. Mwami Yesu guhera kuri iyi tariki kubw'amaraso yawe Kristo ndagushimiye ko untandukanyije n'ibyo bantongereye ibyo bari baravuze none bitaye agaciro amaraso yawe Yesu ahuye n'ayawe Kristo Yesu birabye igisekuru gishya kitavogerwa igisekuru bataroga igisekuru badatekereza igisekuru kigafatwa n'abadayimoni igisekuru gishaka igisekuru kigakenyuka igisekuru gikora bitembera amaraso yawe Yesu bibire musha kubera kuri iyi tariki bibire ubuzima n'amateka urakoze kubaha izina ryawe ukomeye agaciro izina ryawe umaze gukomera Yesu amashyi kandi Yesu arabakijije. Ngaho nimutere haleluya. Nawe abari ruguru y'ibyo nimutere haleluya. Subira mu myanya yanyu mujyane impinduka Yesu akoze igikomeye. Hanyuma nimugere mu myanya yanyu muyihagararemo ubwizerezo n'ibiriye kubasengera abasengera Bibiliya ngiye kubasengera. Hanyuma mwese kuremera ko Imana ikoze nimutere haleluya aho muri mwese numva haleluya. Murumva tutayishimira turayishimira. Ndagira ngo rero aho muri mwese muzamura ibiganza amahesha umugisha utanga amaturo y'uko Imana yigishije tanga inote y'ibiki nta yindi birango ubanze guture urabanza guture kuko Yesu arakoze. Haleluya amen. Yera cyangwa umuvuga ngo amen
sibyo ntabwo ibiganzaho ndajya kuvuga gusubize ko amen Imana iguhumurisha amen iguhindurire amateka amen imibereho yawe ihindurwe none amen kwizera rero ntabwo cyaguhaye iguha ubushobozi bwawe ufite amen cyose kandi yashingiye n'amaboko Imana ikirangure amen Imana ibirinde gukenyuka amen ibiganza byawe ikura n'ibihombo n'inzara amen uraho itumba ryawe y'ibonye kubera ubiganza amen icyo utashoboraga Imana ibiguhe amen umutwaro w'Imana w'ubura ubwenge ikigozi cy'isoko y'umugisha guhera none ariko isoko y'ikorera muri wowe ariko hakurira amabere kuri wowe ikigozi kigira izina ariko uzamura muri bene wanyu ariko mu mateka warusaza ariko ubuzima bwawe guhera none reka tugeze mu izina rya Yesu Hallelujah.